ubundi buriya byaje kugaragara ko abantu benshi bakunda gucibwa intege n'amarangamutima yabo ubwabo, ugasanga umuntu nyine mu buzima nta kintu ajya apfa gukora ngo gikunde bitewe nyine n'amarangamutima ye ubwe, ari we wenyine ubyiteye nyine, ugasanga agize amarangamutima atuma adatera intambwe ngo akomeze ajya mbere. Rero kuri uyu munsi none byatumye nicara ndavuga ni reka mbaganirize noneho turebe uburyo ki umuntu ashobora kurenga ya marangamutima ye atuma adatera imbere, atuma adakora ikintu nyine we yitekereje gukora ngo akigereho gikunde gisaksesinge, ahubwo ugasanga buri gihe asubizwa inyuma nayo marangamutima ye. Rero kuri uyu munsi none nibyo bintu tugiye kuganiraho, hanyuma ngiye mugiye kubana ni Ice Saiga wanyu nk'ibisanzwe, ni kuri YouTube channel yanyu nyine ari nayo yacu Ice Saiga wanyu. Hagataho banzu rero ko wakoze subscribe, nimba utarayikora uyikore, nimba warayikoze kora like na share, hanyuma ubundi twitangirire. Mbanza hano mbereke buryo ki ugomba kurwanya amarangamutima yawe kugira ngo ube wagera nyine ku bintu bya danje, wagera ku bintu bidasanzwe. The society wants you to be weak. Hano dutangiye batubwira ko ati buriya societe ihora nyine yifuza kuba yakubona uri umuntu nyine uri weak tu, umuntu nyine ucitse intege, udafite agatege, nta kabaraga, uri aho ngaho nyine uciriritse, Pliant and emotional. ndetse uri n'umuntu uri aho ngaho uyoborwa n'amarangamutima. Wumve, They've told you to be in touch with your feelings and emotions. bagiye bakwigisha nyine gukontororwa n'amarangamutima yawe, cyangwa se nyine gufata amarangamutima yawe akaba ari ushyira imbere cyane. They want to make you vulnerable, Kubera ko nyine wifuza kukugira nyine umuntu udashyitse, umuntu uyoborwa nyine n'amarangamutima, emotional. wa muntu nyine utishoboye tu uri aho ngaho. It is easy to control you. Ndetse kubera ko buriya ngiyo umeze gutyo nyine uri umuntu nyine udashobotse nyine, apana umuntu udashobotse, ahubwo umuntu utishoboye wubwe uyoborwa n'amarangamutima cyane, buriya ngo uri umuntu byoroshye kuba bagukontorora, kuba wakontororwa. As a man, ariko nk'umugabo you have to get real. ugomba nyine kuba umuntu wa nyawe tu, ukabona ibintu bya nyabyo. Real men, Umugabo wa nyawe emotional. ntabwo ajya kontororwa n'amarangamutima ngo atwarwe n'amarangamutima, oya. They are always rational. Iteka buriya ubundi umugabo wa nyawe nyine aba ari umuntu ushyira mu gaciro, rational, ari umuntu nyine utekereza ibintu akabishyira mu gaciro, apana kuvuga ngo yakontorore n'amarangamutima ngo byagenze bite. If you want to dominate in this world, Nimba rero ushaka kudomina muri iyi si nyine, ukaba umuntu wa danje, ukaba wa muntu twita ngo ni abantu bandi nyine ngo byaciyemo, you need to shed those emotions like a snake sheds its skin. ikintu cya mbere ufite gukora ni ukubanza kwiyuburura, ukikura muri ayo marangamutima nk'uko nyine inzoka yiyuburura ikikuraho uruhu rwayo nyine ikambara urundi ruhu rushyashya. In this video, Muri iyi video rero we'll give you complete guideline. ngiye kubahereza nyine umurongo ngenderwaho, guideline, ubundi umurongo ngenderwaho wuzuye. Now, let me tell you the purpose of Noneho reka nkubwire impamvu n'intego becoming emotionless. ugomba nyine guhinduka umuntu utagendwa n'amarangamutima, udakontororwa n'amarangamutima. Listen up, men. Umva rero bagabo, I'm gonna tell ubwo namwe bagore namwe mwumvireho, ntabwo ari abagabo gusa. you something that most people are too scared to admit. Ati hano ngiye kubabwira ikintu buriya abantu benshi muri iyi si bagira ubwoba bwo kwakira, nyine bagira ubwoba bwo kwemera. Emotions are your enemy. Amarangamutima buriya ngo niwe mwanzi ufite, amarangamutima yawe ugira niwe mwanzi wawe. They are the chains Ndetse ni iminyururu that society uses to keep you in line, sosiyete ikoresha kugira ngo ikugumishe mu murongo, ikugumishe uri umunyantege nke, to control you. ndetse ikugumishe ibasha kuba yagukontorora. If you want to Nimba rero ushaka kuba umwami, dominate in wumve, every aspect ukaba ushaka kudomina nyine kuba wa muntu nyine byaciyemo, of your life, ndetse mu buzima ubwo aribwo bwose waba urimo, you need to break those chains. ufite kubanza kwikuraho izo chains cyangwa se iyo minyururu ikuziritse yo kuyoborwa n'amarangamutima. You need to become emotionless. Ufite kubanza guhinduka umuntu utagengwa n'amarangamutima, emotionless. Why? Kubera iki rero ugomba guhinduka gutyo? Because emotions make you vulnerable. Kubera ko amarangamutima aguhindura nyine umuntu utifashije, nyine umuntu uri weak, nyine w'umunyantege nkeya, udafite ikintu yakwishoborera. Your judgment and make you weak. Ndetse bituma abantu batangira kugucira nyine urubanza, nawe ubwawe ukicira urubanza nyine bitewe n'amarangamutima yawe, ndetse ibyo ngibyo bikakugira umunyantege nkeya. Feelings, you're easy to manipulate. Ndetse buriya ngo mu gihe uyobowe n'amarangamutima yawe biba byoroshye nyine kuba abantu baguhindura tu, nyine umuntu akaba yaza akagushyiramo imyumvire ye. Urugero, nimba wenda wowe wari gutekereza kuba wakora nka business runaka, umuntu akaba yaza agatangira kukumvisha imyumvire y'uburyo ki iyo business itazacamo, nawe wagenda ku marangamutima yawe, wagenda ku marangamutima yawe, bigasanga nyine ya business ntuyikoze kandi wenda mu by'ukuri wari kuyikora igacamo. You make poor decisions. Ndetse buriya ngo iyo ugendeye ku marangamutima ufata imyanzuro
iciriritse nyine, imyanzuro ya fake. You act irrationally. Ndetse unakora nk'umuntu udashyira mu gaciro. And you let others control you. Ndetse birangira uri gutuma abandi bakagukontorora. Bitekerezeho rero. How many times have you screwed up? Ese n'inshuro zingahe wagiye wangiza ibintu? Let's get the best of you. Kubera ko wagiye ureka amarangamutima yawe akaba ariyo ayobora muri wowe. Too many to count, right? Ni inshuro nyinshi cyane ku buryo nyine utanazibara, sibyo? It's time to put an end to that. Rero iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ibyo ngibyo bishyire ku iherezo. Uhinduka umuntu utagengwa n'amarangamutima. Gives you power. Ndetse guhinduka umuntu utagengwa n'amarangamutima biguha imbaraga. It gives you control. Biguha control. When you're not swayed by your feelings. Ndetse buriya iyo utari kuyoborwa nyine n'ibyiyumviro byawe, you can think clearly. Ushobora kuba watekereza neza utuje. Act decisively. Ndetse ukanakora ibintu nyine ubona ko bikwiriye. Hanyuma ukanadomina muri buri situation yose urimo nyine, ugasanga nyine niwe uyoboye muri situation yose wahura nayo. You become a force of nature. Uhinduka imbaraga ziri naturere nyine, za mbaraga nyine tuvuga ngo ni imbaraga kamere. Ahubwo ni imbaraga kamere, imbaraga karemano. Unbreakable nyine zidashobora kwangirika nyine, ubwo urumva uhinduka umuntu udashobora gupfa kwangizwa n'ikintu icyo cyose. And unstoppable nyine wa muntu udahagarikwa. People will respect you. Abantu bazakubaha. Fear you. Bagutinye. And follow you. Banagukurikire. You'll be the master of your own destiny. Uzaba master cyangwa se uzaba ari wowe uyobora igeno ryawe. Not a puppet dancing. Aho kuba agapupeti nyine, agapupe kari aho ngaho. Someone else's. Kabyina nyine injyana y'abandi. Nyine urumva ni nko kubwira ngo aho kuba nyamugiyeho bigiye. Let me give you an example. Rero reka nguhe urugero hano. Look at the most successful men in history. Reba abagabo bagiye bahirwa, bagiye bagera ku bintu bya danje bidasanzwe mu mateka. The warriors, indwanyi, conquerors, abakabyi, the tycoons, n'abatubuzi. Hari n'abatubuzi bagiye bagera ku bintu bya danje. They didn't let emotions get in their way. Ntago bigeze batuma nyine amarangamutima aza mu nzira zabo nyine, aza ngo bitambike nyine abavangire. Oya, bo nyine babaga ari abantu batagengwa n'amarangamutima, badakontororwa n'amarangamutima. Alexander the Great, ubundi ku bantu muzi Alexander the Great, uyu nguyu yari umwami w'abami w'Abagiriki aho bitaga muri Macedonia. Ndetse nimushaka kumenya aho byinshi, uyu nguyu Alexander the Great rumwe mu bagabo badanje baba barabayeho kera cyane, ariko bagakora ibintu ku buryo n'ubu ngubu baba bagifatwa nyine nk'abantu b'ibyamamara, abantu bageze ku bintu bihambaye. Rero uyu nguyu mushaka ko tumuganiraho by'umwihariko, cyangwa se n'abandi nzagenda mubonyuramo nyine gake gake kuri YouTube channel yacu. Wereba ko wakoze subscribe, ndetse nyine unarebe ko na mugenzi wawe nawe yayikoze. Ubundi twikomereze. Uyu yari Alexander the Great, umwe mu bantu bakoze ibintu bidasanzwe kandi batewe n'amarangamutima. Julius Caesar rero wenda keka muramuzi cyane kubera ko ubundi uyu mugabo yari generali w'Abaroma, ariko mu myaka ya kera cyane mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ariko ibaze ko n'uyu munsi wa none baba bakimutangaho urugero rw'umwe mu bantu nyine bagiye bakora ibintu bya danje, bagiye nyine bakora ibintu by'akataraboneka bitewe n'uko batarigeze bayoborwa n'amarangamutima yabo. Uyu yari Julius Caesar. Nawe tuzamuganiraho ni mu bishaka. Genghis Khan. Hanyuma rero uyu mugabo ngo ni Genghis Khan we, uyu mugabo niwe wagiye yubaka icyo bitaga ubwami bw'abami bw'Abamongoli. Ubwo ni Mongol Emperor. Yabaye Mongol Emperor nyine, yabaye umwami w'abami w'Abamongoli. Ndetse nimushaka ko rwose nawe tumugarukaho tuzabikora kuri YouTube channel yacu. Gusa nabagabo babayeho kera cyane, kubera ko nk'uyu Genghis Khan yabaye mu mwaka w'1206, aza gupfa mu mwaka w'1227, ariko ni umwe mu bagabo babaragiye nyine bakora ibintu bidasanzwe nyine, nawe ubwawe ureba ukavuga uti koko uyu mugabo yararenze na n'iyi saha ya none. These men changed the world because they were ruthless. Aba bagabo rero bakomeza kubwira bati aba bagabo bahinduye isi bitewe nuko nyine babaga ari ba ruthless, nyine babaga ari abantu nyine batagira amarangamutima batagira impuhwe, sinzi niba ariko wabyita, nyine badakontororwa n'amarangamutima yabo. They were focused. Bari focus nyine, bafite intego, bafite ikintu bifuza kugeraho. They didn't let their feelings dictate their actions. Ndetse ntago bigeze batuma ibyiyumviro byabo ari byo nyine bafatira imyanzuro cyangwa se ari byo biyobora. They were emotionless. Bari emotionless, ntago bakontororwaga n'amarangamutima yabo. And that's why they were unstoppable. Ndetse bakomeza kubwira ati niyo mpamvu bari unstoppable, bari abantu nyine badahagarikwa. You need to understand that ukeneye gusobanukirwa you can't afford kamarangamutima yawe buriya ariyo akuzitira akakubuza nyine kuba watera imbere cyangwa se wagira icyo ugeraho. This cutthroat world, muri iyi si nyine ifite nyine uburyo kiteye n'ibyigenderaho.
Showing your feelings is like bleeding in front of a shark. ndetse bakomeza kugira bati buriya kwerekana amarangamutima yawe ni nko kuva amaraso uri imbere ya shaka rero ndakeka ni ifi nyine mwese ndakeka murayizi muzi uburyo ki shaka zikunda inyama hanyuma rero ubwo iyo yeretse amaraso kaba kabaye rero bakomeza kugira bati buriya kwerekana amarangamutima yawe ni nko kuva amaraso uri imbere ya shaka. It attracts predators. ndetse nyine uko nguko ni nko kwikururira ikishi kwikururira ikiryi. People who will exploit your weaknesses. abantu nibaramuka bo nyine bafatiranye babonye intege nke zawe nyine and take advantage of you. bazazifatirana. Becoming emotionless. hanyuma nuramuka uhindutse umuntu udakontororwa n'amarangamutima ye rero. You eliminate those weaknesses. uzakura mu nzira izo ntege nke zawe. You become untouchable. uzahinduka untouchable wa muntu nyine udakorwaho tu urenze. And it's not just about surviving. ndetse ibi ngibi ntabwo bigendanye nyine no kubaho cyangwa se ngo no kurokoka nyine ngo ugire ubuzima bwiza gusa. It's about thriving. It's about thriving. ahubwo ni nyine binagendanye no gutera imbere. kuba wagira nyine ikintu cyadanje ukora buriya njya mbibona hari ukuntu muri sosiyete usanga nk'umuntu nyine yanga gukora ikintu kubera ko abatekereza ngo abandi bazamubona gute ugasanga waragiye ukontorwa n'amarangamutima yawe bituma hari ibintu udakora. urugero wenda nshobora kuba hari nk'ukuntu nk'umuntu wenda aba yifuza gukora nka bizinesi y'akabari ni urugero ariko ugasanga urimo uratekereza uti buriya abantu dusengana niba mukabona mfite bizinesi y'akabari bizaba ikibazo. rero ukajya usanga nyine umuntu hari ibintu bimwe na bimwe byakabaye bimwinjiza cyangwa se byakabaye bimufitiye inyungu adakora bitewe no kwibaza ngo abandi bazabitekereza gute ugasanga waragiye uyoborwa n'amarangamutima yawe yo kwibaza ngo abandi bazakubona gute bigatuma nyine hari ibintu udakora. hanyuma rero iyo gahunda y'akabari nari mbabwiye rwari urugero twikomereza. Motionless. iyo rero utakontorwa n'amarangamutima yawe You can see the world for what it truly is. uba ushobora kubona isi ukayibona neza neza nk'ukiri nyine ukayibona uko imeze nyine apana ibintu byo kwishuka ngo urabona ngo isi ni iki ibintu byose ukayibona uko biri. You can make strategic decisions without ndetse bituma being held back by fear. ubasha kuba wanafata nyine imyanzuro nyine ihamye tu bitewe n'ukuntu ibintu uri kubibona udakontrowe n'ubwoba nta gushidikanya ndetse nta no kwishinja icyaha. You can seize opportunities and crush them. ndetse uba ushobora no kuba wakongera nyine opportunity amahirwe yawe aba ashobora kuba yakwiyongera hanyuma nyine ugakura mu nzira ibikugota calculated precision. ndetse nyine ukanabara neza ibintu nyine uko biri. urugero tuvuge nimba ari ikintu runaka ugiye gukora ukabikarikira neza nyine ku buryo ukora ikintu uvuga uti kino kintu kizagenda gutya bizanyura muri iyi nzira byose ukaba wabibara neza utuje udakontoreye n'amarangamutima yawe ngo abantu ngo bazayifata gute gese ngo ni inkora ibi ngo ubu ngo bakagera nyine ntugende ku marangamutima gutyo. You'll be able to achieve things you never thought possible. ndetse uzabasha kuba wagera ku bintu wowe nyine utigeze utekereza ko wanageraho. All because you're no longer a slave to your emotions. ndetse ibyo byose bizashoboka nyine mu gihe utakiri umucakara w'amarangamutima yawe. Why should you become emotionless? sasa rero ushobora kwibaza uti niye mpamvu ubundi igomba koko gutuma mpinduka nyine umuntu udakontororwa n'amarangamutima yanjye. Because the key to true power. kubera ko kudakontororwa n'amarangamutima yawe buriya ni urufunguzo rw'imbaraga za nyazo is the key of true power. It's the foundation of dominance. ndetse ni fondasiyo yo kudomina cyangwa se yo guhirwa yo kugira nyine ibintu byadanje ugeraho. It's the path to becoming the best version of yourself. ni inzira ituma wowe uhinduka verisiyo yawe ya danje nyine. bimwe byo kwiburura nabwiraga. The version that doesn't flinch. ndetse verisiyo yawe itagitsindwa. Doesn't hesitate. itajya nyine ishidikanya hesitate. And doesn't fail. kandi hanyuma noneho itajya inatsindwa nyine. Embrace it and watch your life transform. wowe noneho gerageza use nk'ubikora ibyo ngibyo tumaze kukubwira hejuru hanyuma urebe ngo ubuzima bwawe burahinduka. You may ask what the benefit are of being emotionless. ubundi ushobora kwibaza uti se ubundi ni izihe inyungu nyine nzakura mu kuba umuntu uri aho ngaho nyine udakontororwa n'amarangamutima ye cyane. First off, mbere na mbere rero clarity. ibintu nyine uzajya ubibona bisobanutse. nta kintu na kimwe nyine gisobanye biri clarity. When you're not bogged down by feelings. iyo buriya utari gukururwa n'amarangamutima yawe cyangwa se nyine utayiziritseho. You see the world as it truly is. ubona isi nyine koko nk'uko iri ya nyayo bya nyabyo apana wowe bimwe uba utekereza nyine ngo buriya ngo wabona ngo isi ngo imeze gute isi uyibona ukiri nimba situwasiyo urimo
igutegeka kubona nyine ibintu byose bimeze neza, ubibona bimeze neza, niba bimeze nabi ukabibona bimeze nabi, isi uyibona ukiri. Not as you wish it to be. Ndetse ibyo ngibyo biba bitandukanye na kwa kuntu uba wifuza, uvuga uti wenda nakifuje ko wenda isi yakabaye nyine arahana ibintu byose byoroshye, ikintu cyose nshaka kugeraho kinyorohera. Rero buriya ngo udakontororwa n'amarangamutima yawe, isi uyibona nyine ukiri. Nimba ibintu bigoye kuko ukabibona ko bigoye, ahubwo none ugashaka buryo ki bwo kubikora nyine nubwo bigoye, aho kugira ngo nyine ugumye wifuza ngo isi ngo wenda ngo ibintu ngo byakabaye binyoroheye, ngo kubona akazi byakabaye binyoroheye, ngo gutera imbere gukora ikintu iki byakabaye binyoroheye, ahubwo ukabibona neza ko bigoye, ahubwo none ugashaka inzira ubikoramo ukabona nubwo bigoye. You're no longer clouded by fear. Ndetse nago icyo gihe nyine uba ukizengurutswe n'ubwoba, nyine ugikoreshwa n'ubwoba, ukiri munsi y'ubwoba nyine, Anger, cyangwa se umujinya. This clarity gives you an edge. Ndetse uko gusobanukirwa biguhereza nyine ishusho ya nyayo, A sharpness that most men sharpness, gutyara nyine, ukaba umuntu utyaye pe, yaba ari mu mitekerereze, yaba ari mu mikorere nyine, kumwe ureba umuntu nyine kavuga uti kabisa uyu muntu aratyaye. lack. Ndetse ngo ibyo ngibyo ari byo buriya abagabo benshi babura. You make decisions Ufata imyanzuro based on logic and ishingiye kuri logique strategy. na strategy, nyine imyanzuro ishingiye nyine ku muntu kumwe nyine utekereza ku kintu ukavuga uti koko iki kintu bitewe n'ukuntu ndi kukibona bizagenda gutya bizagenda gutya. Ufata rero imyanzuro ushingiye kuri ibyo ngibyo, udashingiye nyine ku bindi, Not on what your heart tells. cyangwa se ngo ushingiye ku byo umutima wawe uri kukubwira. How many times Ngaho bitekerezo have you made a ese n'inshuro dumb zingahe decision wagiye ufata imyanzuro y'ubugoryi because you were angry, kubera ko warakaye cyangwa se ufite ubwoba? motionless? That Rero mu gihe uri umuntu udakontororwa n'amarangamutima ye cyane, doesn't happen. ibyo ngibyo ntabwo bishobora kubaho nyine ngo ube wafata umwanzuro uhubutse ngo nuko urakaye, cyangwa ngo nuko ngo ufite ubwoba ngo ninkora iki ngo bizagenda gutya. You become a master strategist. Uhinduka master strategist, nyine uhinduka nyine master, nyine ni wowe uyobora strategy zawe nyine, Always one step ahead. ndetse iteka uhora ujya imbere. Next, resilience. Igikurikiye resilience, kwihangana. Emotions make you fragile. Buriya ngo amarangamutima aguhindura fragile, aguhindura nyine umuntu woroshye uraho nyine, imbeba resuri nuko aguhindura. They make you breakable. Iguhindura nyine, aguhindura buriya amarangamutima aguhindura nyine umuntu ushobora kwangirika, gushyirwa hasi, kumeneka kwa nyine biraho tu. But when you strip them away, Ariko iyo yakuye mu nzira ugakora nyine ayo marangamutima yawe mu nzira, you become like steel, uhinduka nk'icyuma, unbreakable. unbreakable, kitapfa nyine kwangirika, kitapfa kumeneka, kitapfa When life throws punches, mu gihe rero ubuzima buzanye ibipfunsi, urumva nyine mu gihe ubwo ni ukuvuga ubuzima bwanze nyine byagoranye, you don't flinch. ntago nyine wangirika tu ngo uyenge biraho. You don't crumble under pressure. Ndetse ntago nyine ukorera kuri pressure nyine uvuge ngo mfite pressure ngo bizagenda bitenga, abantu bazambona gute, cyangwa ngo bizarangira gute. You stand tall. Uhagarara neza wemye, you stand tall, You take the hit. And ugafata inzira you keep moving forward. ndetse ugakomeza ukajya mbere. This resilience is what separates the winners from the losers. Ndetse hano bakomeza bakubwira bati buriya kwihangana nicyo kintu gitandukanya abantu batsinda mu buzima n'abantu bahomba, n'abantu batsindwa. It's what makes you unstoppable. Ndetse ibyo ngibyo ni bimwe nyine mu bintu bikugira umuntu udahagarikwa nyine, When everyone else is falling apart, mu gihe abantu bose ubundi ubona nyine bari gutandukana, ibintu byanze byazambye, icyo ngicyo nyine nicyo kikugira wa muntu nyine wowe uba uhagaze wemye, you're still standing, wowe ugumye uhagaze, still fighting, ukagumya ukarwana, still winning. ndetse ukagumya ugatsinda. Ibyo rero akaba ari byo nabateguriye kuri uyu munsi wa none dushobora kuba twaganiraho bigendanye n'uburyo nyine abantu bamwe na bamwe bagenda bakontororwa n'amarangamutima yabo cyane, bigatuma hari ibyo batabasha kugeraho mu buzima, cyangwa se bigatuma hari intego nyine biha baba badabasha nyine kuzuza bitewe n'uko bakontororwa n'amarangamutima yabo cyane. Hanyuma rero utazacikwa na video zacu zikurikira, ndetse umunsi ku wundi ngiye kunyambagezaho utuntu tw'ubwenge, utuntu ushobora kuba wakwigiramo ibintu byinshi bitandukanye nyine, ukaba nyine tugenda dukomeza nyine kungurana ubwenge. Hanyuma rero banza urebe ko wakoze subscribe, niba utarayikora uyikore, like and share, hanyuma ngiye duhure mu zikurikira. Ciao ciao, hasta la vista.